nagira ngo Imana ishobora byose isumba byose ubu butumwa Imana yampaye ndagutangariza kurura ubikurikirane kandi ubyumve ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika Imana igiye kuzikoresha gukuraho Evariste Ndayishimiye nataba amaso. Umva uko Imana yavuganye natwe, upinga udapinga, uvuga utavuga, ubigaya utabigaya. Imana ishobora byose. Mwarishe mukigera ku ngoma 2015 bibibyo 2016 bibibyo, murabyura umujinya w'Imana, murakora Imana mujisho. Nyine cyubahiro niba wikunda ukunda n'urubyaro rwawe, kabukunda n'igihugu cyawe, mu mutima wawe duza amaboko ukore hori. Ikiganiro reka tubabwire ubutegetsi bwa Evariste General Major Ndayishimiye nugiye kubukuraho nuko ingoma igiye kurangira. N'abasendi dede shuti yanjye, intambara y'Imana ushobora kuba muyitiranya mutayizi, ariko mbifurije gutsindwa n'Imana no kuneshwa n'Imana no kumvira Imana. Nicyo kintu nkwifurije. Naho wowe ushaka guhangana n'Imana, kazi kawe, gazi yake. Reka tuguhesha umugisha, tunagushimira gukanda subscribe, ugakora ariko ugakora share. Turacyari kumwe muri literaniro, turi mu masengesho ya marayika yasuye amu butumwa, arambwira ngo ukuboko kwa Amerika kugiye kugaragara mu gihugu cy'u Burundi. Ukuboko kwa Amerika cyangwa se Imana igiye gukoresha perezida wa Amerika. Bamwe bagiye kumbaza ngo ni Trump cyangwa se nuzamusimbura, ariko ubutegetsi bw'u Burundi Imana igiye gukoresha Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se USA. Mu buryo bumwe n'ubundi abarundi mugiye kwisanga namwe muri mu biganza, cyangwa se muri mu bukoroni, cyangwa se muri gufashwa n'Abanyamerika. Ariko byose turabivuga muri iki kiganiro. Ubutumwa bw'ingoma ya CNDD-FDD uko igiye kuvaho nibwo tugiye kwibandaho, ndetse n'abadiaspora bari ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se ingenzi, cyangwa se abatrangeri. Mwese mwitegure. Harimo n'umuntu witwa Chimanda Moses, ni umugabo, nari nzi ko ari umusore ariko maze kumenya ko ari umugabo. Uyu mugabo agiye kuzagaragara i Burundi vuba, kandi nta rupfu rumuriho rwose. Ngira ngo ni n'umuntu nabonye utumva cyane ngo ibyo abantu basenga, ibyo abantu bahanura, natwe turakubwiye ngo ubyumve cyangwa ubyiho. Ariko jewe mu makuru Imana yabaye kuri uyu mugabo sibwo butumwa ngaruka, ariko muvuzemo koko we kumuvuga nta kibazo. Harimo abantu benshi nabonye bari muri Amerika b'abarundi bataha, Imana ibakoresha ibitangaza, ibakoresha iby'ubutwari. Noneho rero ariko mvuze nzi uri ku karubanda nkuko nanjye ndi ku karubanda, nitwa Habiyambere Marite. Ndagushuhuje wowe udukurikiye. Uyu mugabo namubonye mu gihugu cy'u Burundi vuba, mu mwitegure. Ni umwe mu bantu bazanubaka igihugu cyane. Mumurwanya mutamurwanya, arwanya iby'Imana atabirwanya, abyemera atabyemera, ariko uyu mugabo nta rupfu rumuriho vuba. Ntabwo ari cyo kiganiro ngarutseho, ahubwo reka senge wowe utangiranye natwe aya materaniro uze gusozanya natwe, twamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, hama uhoraho aguhe umugisha. Ninde muntu washobora gukuraho CNDD-FDD yabaye igiti cy'inganzamarumbo muri iki gihugu? Nge namubonye mwihishurirwa niyerekwa, ngira ngo Evariste General Major Ndayishimiye
hari ijoro ngo umwami yaryamye abura ibitotsi. Iryo joro umwami abura ibitotsi, baramucurangira abura ibitotsi, bamuzanira abagore beza ngo arongore abura ibitotsi, bamugirira masaje mu mutwe no mu bitugu abura ibitotsi, kugeza ngo babumbuye igitabo cy'ubucurabwenge, ngo bamaze kukibumbura basanga Moridekayi. Imana yampamirije irambwira ngo Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro Sebarundi, ni igihe marayika agiye kumusura mu nzozi, kandi ibi ngibi nabirahirira imbere y'ishobora byose, nubwo kurahira ari icyaha. Perezida agiye kujya aryama, imbaraga zimujye, nabona agatotsi arote akaga, ishyano risimbuye irindi shyano. Kereka nabi umuntu ushaka kurimbuza umugore we, akarimbuza abana be. Ngiki kintu Imana buno mu buriri bwa Neva, giye marayika nahamubonye, Imana nahayibonye, umwuka w'Imana arahari. Imana hari umurindi, ingabo za karahabutaka, ingabo z'agakura ziri mu maso ya Neva, ziri mu bwenge no mu mutwe. Buno ugeze igihe cyo kuryama rero nyene cyubahiro, ugahaguruka ukicu, kuko Imana iri kukugondoza ibyo utumva udashyikira. Kandi Imana impamvu iri kukugondoza ni ukugira ngo umugore wawe atahasiga ubuzima, ni ukugira ngo abana bawe batabipfubye. Buriya niwemera izi saha umutima wawe ukemerera Imana gutanga mu mahoro, Imana ifite icabwenge mu Burundi. Muzabona dushimira nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, Repubulika y'u Rwanda, mubone n'abandi bashimira Ibrahim Kapiteni Traore, mubone abandi bashimira Vladimir Putin, abandi bashimire. Mu Burundi hari icabwenge zayobora imyaka 2, ibintu byose bigahita bijya ku murongo, ibintu byose bigahita bitungana, kandi bidasabye, bitagoranye, ahubwo Imana uwihambiriye, ngo Imana yatahirije imuhambirira bose bare. Uwimana yatahirije imuhambirira bose bareba, bagatangira kubazanya, gusa Imana yuribahe. Imana yatahirije inahambirira Ibrahim Kapiteni Traore. Iyi Mana suko abarundi bize make, suko abarundi batazi, suko batareba, ahubwo hari uruntu rwaje rutwikira igihugu, rwaje rumira igihugu gifata imyaka 20 kiri mu rucuriko, mu ruhirahiro, mu rungabanga. Murantunga dusenge nere gukomeza tudasenze. Namwe hano hari igihe umuntu yavuga ugasanga nyine aje no kuvuga atayobowe n'umwuka wera, akavuga nuko. Ndagushimiye Mwami Yesu, iri teraniro utangije uze no kurisoza. Ubumugisha bene data mu izina Yesu Kristo bateze amatwi ubutumwa bwiza utangaje bwo kugarura amahoro ndetse n'iterambere ndetse n'akazoza wo ushyiraho. Turagushimiye umwami wa mbere w'u Burundi niwe wamushyizeho, kugeza ubwo abami barangiye ushyiraho abaperezida. Mu izina Yesu Kristo turagushimiye n'uyu nguyu ko waduhishuriye ko ingoma ye ushyizeho iherezo, ugiye kumusimbuza uwundi. Mu by'ukuri byose twe turifuza ko byakorwa mu mahoro, hatabaye amarira, hatabaye agahinda. Abahanuzi benshi bahanuye ko CNDD-FDD kuvaho kwayo hagomba gupfa 2/3, ariko abo bantu mwami ntiwabona aho bahamba. Tugirire impuhwe, tugirire ikigongwe, nta muntu wifuza ko undapfa. Amaso yacu ntabwo ari byiza ko areba amaraso, ntabwo igihugu ari ngombwa ko kimena amaraso. Oya, kwimika kwawe n'akantu toto, no kwimura kwawe n'akantu toto, ariko abana b'abantu ntacyo bashoboye. Ndagushimiye rero, uhagararane natwe, ugendane natwe, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Turagaruka rero mu butumwa bwiza, turagaruka muri iri jambo
hano ubutumwa bwihutirwa turi mu kwezi kwa gatandatu. Uhereye rero muri uku kwezi nyene cyubahiro Sebarundi, muri uku kwa gatandatu marayika ari muri we, mu rugo rwe, mu buzima bwe, arebaha amubona, ujya imbere ubona Imana, ujya inyuma ubona Imana. Imana iri kugendana nawe mu buryo bwo kugira ibintu byose bikorwe mu mahoro. Ariko akaga n'ishyano gashobora kugwira abantu n'ibintu. Farawo yinangiye umutima. Igihe cyose Evariste General Major Ndayishimiye yakinangira umutima, icyambe abana be n'umugore wabikururiye mu kaga. Kandi Imana irica nshuti yawe. Imana irica igeze irimbura Ahabu, imurimburana n'abana, imurimburana n'abuzukuru, iramurimbura. Imana yashyizeho umwami wo kurimbura ingoma ya Ahabu, ari kimushyiriyeho, irangije nawe ihita imukura. Uyu munsi wa none, igihe cyose umuntu atari kunyura mu murongo w'Imana, atari kumvira Imana, mu gihugu cyamaze kuvuga ngo Imana ni nimero ya mbere, wagize ngo ibyo ngibyo mubivuga ihumirije, mu marira bene gihugu, Imana ije gutabara bene gihugu. Buriya ari igihe muzi ko Amerika yo yatabara n'ibindi bihugu ndetse n'abandi bafite intwaro zihambaye. Imana niyo yambwiye ngo ngiye gutabara Burundi n'amaboko abiri, ingabo nto nini. Mwebwe mutegereje imyaka ibiri, ntayihari imyaka ibiri. Oya, biriya aba bantu bifuza gushora imari zabo, kuzana abanyamahanga bagashora imari mu gihugu, bakaburabuzwa, igihugu kikaba nk'inkono yahiye uruhande rumwe, kikaba nk'iziko rimwe ry'amashyiga atatu bacanira uruhande rumwe, inkono igapfuba. Imana yo isumba byose, ishobora byose, ititiranya amazina. Kuvaho kwa Neva nta mbaraga zindi bisabye cyangwa bitwaye, biraha umugisha abana be n'umugore we. Mwihane nk'uko n'abandi bakihana, munabeho. Ariko ngaha hondi ndi umuhanuzi, ubaruka ukwezi, ubaruka ukurikiye iyi manda ya Neva namara kugaragara nk'umuntu uri butoranye umusimbura wo mu badede. Buriya mwebwe mujya muntwenza, mujya mumbwira ngo Evariste Ndayishimiye ngo yashyiraho Reverend kuri yo, ngo yashyiraho Agatorwasa, ngo yashyiraho Bunyoni, ngo yashyiraho Uburundi burarushe ahantu bugeze, ntabwo bukeneye abantu amaboko yabo yahumanye ku rwego rw'uko igiturire gitangwa na perezida akakira ikindi. Ibyo bintu ntabwo Imana ibikeneye. Imana iyo igiye gutoranya umuntu mwebwe mupinga, mutanemera, n'ubu buhanuzi ngiye guhanuramo hano murabupinga, ntimubwemera, ariko buzabasohoraho. Nahanuriye Nkurunziza burasohora, hanurira Bunyoni burasohora, famiye ye mwarafunze mushyira muri gereza ndengana, ubu nawe wicayemo tamurantunga. Cyubahiro uragifite, ariko nanjye ndagifite, kuko umuhanuzi uburi cyubahiro. Ubu si umuhanuzi, Yesu yaravuze ngo nta muhanuzi uburi cyubahiro, ariko minisitiri warakibura pe. Byo ndabihamya. Gihe rero nta kibazo ufite, nta gereza ibaho Imana itayisinye. Oya, nayo mu nda y'urufi yavuyemo. Erega ntituzapfa gupfa, nubwo hari abifuza ko twapfa. Ikindi ntabwo uzakorwa n'isoni, nubwo bamwe babitegereje. Urupfu ntabwo rwabuza abo rwica, ikindi ntabwo turufitiye idene. Igihe kizagera natwe dupfe, dusange sogokuruza Abrahamu. Tuzapfa, ariko tuzapfa igihe cyacu.
tuzanafungwa, ariko dufungwa ari mu buryo bw'ivugabutumwa nk'uko na Pawulo yafunzwe. Ntabwo tuzafungwa mu buryo bw'akamaro, oya. Kandi nanone ntabwo ndi kukubwira ngo nje kwihorera, oya. Bunyoni namuhanuriye gutaha vuba, mu bazarekurwa na bazarekurwa, azanubaka igihugu, azakorera n'igihugu rwose. Mu mwene gihugu nta rupfu rukuriho vuba. Imana yaragukingiye umuntu ufite ikibazo n'agatorwasi, ariko nawe hamwe n'Imana n'amasengesho nta murundi wo gupfa, nta murundi wo gupfa. Abarundi mugomba kubaho, kuko Imana ari gitanga kubaho, ivuze ngo baho koko ubaho. Imana yambwiye ngo dore igihugu mu ntara zose 16 z'igihugu. Imana irambwira mu marembo yacyo, hora barambwira mu buzima bwacyo bwose, arambwira ngo mugaragu wanjye, mwana wanjye, ivugage, dore amaboko agiye gukuraho Everest Ndayishimiye General Major. Imana irambwira ngo kandi biringiraga Abashinwa, biringiraga Abarasha, biringiraga Tanzania, uhora barambwiye ngo uriya mugambwe wose, iriya CNDD-FDD yose n'inkona zayo n'ibishyitsi yagiye yubakana, byita ibishyitsi. Biriya bintu, igishyitsi nicyo kimera kikagira imizi kigashoramo hasi, kikagenda kikarambyayo, kikaba inganzamarumbo, ku buryo nyine n'imodoka ikigonga igasubira inyuma. Biriya bintu mwagiye mwubaka mu gihugu by'ibishinga, byamamaza abadede bitamamaza Burundi, byamamaza abadede bitamamaza idarapo ry'igihugu, bikamamaza umugambwe. Uko kose mwaciyemo igihugu kabiri, mugashyiraho abantu bazi guhimba indirimbo zicanishamo abantu, zamamaza CNDD-FDD zitamamaza igihugu. Uko kurobanura nuko kwihenda, mukagenda mubabaza abantu mu buryo bumwe n'ubundi. Inkoni irarara 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 irara. Izo ndirimbo zose saprusa n'izindi tutavuzemo hano kubw'iminota, byo bintu byose marayika yaje abiterure, abinyiganze, yumva ibiro bipima, abiterure, yabita muri Tanganyika, yabita muri Victoria, yabita muri Mediterane, byajugunwa mu Kagera, babijyana muri Lake Kivu, babijyana muri Nyanja Itukura. Ibyo bintu by'abadede mu gihe Imana igiye kubiranduzanya namwe, ibiterure. Nkuko muzi iriya katiripurari tinga sinzu za mashine zikora imihanda, kuriya niko amaboko y'Imana nayabonye yegeranya mu gihugu, aregeranya, ateruramo icyo kintu cyitwa CNDD, agiteruramo FDD, agiteruramo, mbona arakijyanya, arakijugunya mu nyanja, ntigeze menya ngo yanditseho iri zina. Uyu munsi wa none rero mwebwe muzi ko mwavuye mu matora, mwabyinye, ubu murarara mu ibiyeri bikozwe mu bigori, original muzishyira abakongomani, ngo mwatsinze, uburobe mubwohereza muri Canada. Bundi mwebwe nirengarenga n'ibiharage nabyo bibona umugabo bisiba undi, biciro byaraduze ntacyo bibabwiye. Muyaga nkuba hamwe saa 2 ahandi saa 3 ntacyo bibabwiye. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo urebe ku isaha, urebe umunsi, urebe isaha. Nduwiteka Imana Nyiringabo na Isirayeli, ititiranya amazina. Everest Ndayishimiye, wajyama, wabyuka, wagenda n'amaguru, wagenda n'imodoka, wagenda n'indege, wakingirwa bingana iki, wagira inkunga zingana iki, ingoma yawe uhoraho yayirimbuye, yayikuye mu Burundi. Ingoma yawe yarangiye. Amahirwe yanyu muri yanyu, inzamba yanyu, amahirwe yanyu usigaranye wowe Everest Ndayishimiye, nukwihana no mu mutima wawe ukawumesa, ndetse ukamanika amaboko ukabwira Imana ngo Mana ndugije ibiganza, fata. Nka kumwe abantu bavuga ngo horimi, ingabo zitsinzwe zijya zimanika amaboko, zamara kumanika amaboko
zikishyira imbere y'umwanzi. Mwarabibonye RDF ifata abacashuro b'abanyaburayi. Ngiki kintu ndashimiye agomba gukora imbere y'Imana, ugafata amasengero, wafata yitatu, wafata yitanu, ukavuga ngo jewe Evariste ndayishimiye koko byaraze, kandi koko Imana yakwimye ukuboko. Ntarakomeza Imana yakwimye ukuboko, Imana ikwimye ijambo, Imana ibintu byawe biba nka bya bindi ngo imbwa zarwaniyemo, ibintu byawe biragorana birananirana, kugeza ubwo abene gihugu bo ubwabo bafite ibibazo, bavuga bati iki kibazo Burundi burimo ni yihe Mana yakidukura. Bamwe barasenze, abandi bakora biriya, abandi bakora biriya, ariko byose byabaye impfabusa. Ariko amasengesho ndaguhumurije ntiyapfuye ubusa. Nta nubwo amasengesho azigera apfa ubusa. Nta gusenga k'umunyagara kubaho. Senga senga ntacyo uzabura, senga 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 ntacyo uzabura, senga. Ko ari ubuhanuzi ubungubu urahita uvuga yatumwe n'u Rwanda n'inkotanyi bizasohora. Urimo uvuga ngo yatumwe n'u Rwanda Burundi nta madisi abamo, ntabwo turi gushakayo views, ariko tuzacena kuko Imana yabyemeye, tuzanakira ko yabyemeye. Ntabwo Imana tuzakira kuko tuvuze Burundi neza cyangwa naboya. Gukira twarakize niba Imana ariyo yadukijije, ariko niba twarakenye kuko ubwo Imana ari nayo yabyemeye. Rero icara utege amatwi ubutumwa bwiza. Byo bintu umuntu ajyamo wamubwira akiramiza ukuboko kw'ibubafu atazi yava niyajya ubwo cyane, kandi mbonera kure nizo zibwira abantu ngo ntabwo ari Imana ivuze. Yewe mwe muzi gusuzuma ijwi ry'Imana, muzi no kureba ko ari Imana, muzi no kureba ko ari inkotanyi zatumye umuntu. Zirarengana zantumye nabaye aho imyaka 9 mbwiriza kwa perezida, nicarana na perezida. Zantumye nari gusubira mu Rwanda ngababwira bakamba pistoli. Ntabwo wajya gukorera Imana ujye mu bintu by'Imana utaremera gupfa, utaremera kubabara, utaremera gufungwa burundu. Uramutse ugiye mu murimo w'Imana icyo kintu utaraba angaje yacyo, uyizere ko gukorera Imana kwawe kurapfuye. Uziyahura ugeze muri gereza bamaze kugutera burundu cyangwa bamaze kugufatiraho imbunda, kumutakura bashyize imbunda mu gahanga. Sinari ifite igihugu sare imyigaragambyo yari irimo, barambwira ngo uri maneko y'u Rwanda, kandi nari ifashwe n'inyamiramabi n'imbonera kure. Rero subiye inyuma gato, twe ntabwo duhamagagwa, ntituyoborwa, nta mwuka w'ubwoba uri muri twe wo gutinya kuvuga ngo cyangwa no kutumwa n'abantu. Yomba rero nge nkeneye kwica abadede, yomba nkeneye kurimbura abadede, nari kwifashisha ako karyo nari indose ko kubwiriza cyangwa kwigisha cyangwa kuyobora cyangwa kwicarana nabo no kugendana nabo, hamisangano karikora. Ariko jewe oya, nta muntu wantuma kumena amaraso. Oya, n'ubuhanuzi bwica simbuhanura. N'ubu hano nakabaye perezida ngavuga ngo Evariste azapfa, ariko mu buhanuzi ndi kuvuga cyane kuvuga mu hano nagiye sesengura ndababwira ngo nakora ibanyura n'umuryango we niburoho, ariko ni wangu ukinangira Imana izagutsinda mu nyanja itukura. Ubwo ugiye kuvuga ati mu Burundi se haba inyanja itukura ko wavangi, izagutsinda mu nyanja itukura nkuko yishe Farawo. Imana yimitse Farawo iranamwica, izagutsinda ku mugezi waho yatsinze Ahabu. Ndayishimiye zahakwicira niba udafashe urutonde rw'ubu buhanuzi ngo ubwumve. Ntabwo rero turi burya indimi ngo duceceke ngo dukunde ngo turamire mu isi. Oya, ntabwo rero niba twaratoranyijwe tugahamagarwa, Imana ikahagararana natwe, ikagendana natwe, ikadushyigikira amanywa na nijoro, ikaduha icyo kuvuga, tuzakivuga homboka kama kawaida byama byashitse. Kumusaga sinahafatiwe se,
nanone bakajya bambwira ngo bandambitse ku modoka bagiye bakazana ibido ya esase n'ipine bagiye kucoma. Buno ndacyari ndahumeka. Ntabwo rero dutewe ubwo nibyo shitani yavuga, nibyo yatwereka n'abaduhamagara n'abavuga naho twagera hose. Nkijya mu muhamagaro, ikintu cya mbere usinya nuko ugomba kwicwa ukapfira muri uwo muhamagaro. Ninde musirikare ujya ku rugamba udasinya ko yapfa? Ntibajye Yesu anoranyije ubwo n'ibyo musirikare mubona ngo kugera ku rugamba ngo nkajya ndwana ngo kugira ngo napfa. Njye se ndi mbayahaga, mbayahaga afite ubutunzi bwinshi, agomba kurekepera. N'abandi bakorera sendi DDFDD. Jye rero ndakorera umwami Yesu, umwana w'intama w'Imana, Yesu Kristo wazutse, jambo w'Imana wahoze kandi uzahora. Amen. Murebe urukundo rukomeye. Reka ndirimbe gatoya ubundi nze nkomeze babwire ibijyanye n'icyubahiro Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye, mwebwe mwaratinya, abandi muraceceka, abandi muzi ko atavaho, abandi muzi ko ngo tuhanura ngo ibizatinda, ngo bizasohora kera. Oya, jewe mu masengesho Yakobo yabwiye marayika ngo sinkure kurutampaye umugisha ibinzabihemberwa n'Imana, n'undi muntu uzangirira imbabazi azantera inkunga ashimire. Ariko ndumwe mu bantu Imana yatoranyije bo gusengera igihugu cy'u Burundi kugeza nta maraso asesetse. Kandi uyu mwami Dawidi, kandi uyu muperezida ugiye gusimbura Neva, ntidukeneye undi uri bucemo hagati ngo noneho ngo Dawidi abone ugukurikira. Oya, nimubirwanya niba musenga, niba mushyigikiye. Dukeneye hahite hatangira umuperezida Imana iri kumwe nawe, rya darapo Imana yavuze rizakwiragira, igihugu Imana yavuze kizahinduka icy'amata n'ubuki, nubwo atari byo bizadutunga gusa ariko ni mu buryo bw'umugisha. Igihugu kizahinduka icy'amahoro n'ingenzi, abantu bakishyira bakizana. Igihugu kizaba nyine kiri jaride dedeni, reka mbivuge uko, kizaba kiri simati, gicanye ku murango no mu ijoro, gifite byose. Muri uyu muperezida rero tuba ari we dusengera, tuba ari we dushyira imbere y'Imana, tuba ari we duhamya, tuba ari we twemeza, tuba rero no tubwira Imana ngo uyu ari buduha. Murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mumva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka mumva, hanyuma yagiye mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo mu urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Utugirira ubuntu Mana ihoraho, mu rugendo rwacu dufite, utwoherereze umugisha mu bwiza, tubashe kukumenya Mana. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo mu urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Hariho abahamya b'urupfu rw'Umwami, nibwo barungurutse mumva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka mumva, hanyuma yagiye mu ijuru.
tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo mu urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. No mu gihe tugendera muri iyi si tuyibonamo ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose kuko ari ko Imana ibishaka. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo mu urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo mu urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Haleluya! Uhoraho ahabwe icyubahiro. Hari igihe Evariste General Major ashobora kuzura umujinya w'Imana, abadede Imana ikabahingamo ubudehe, Imana igavunira mu ivi, ibingibi muba mwishima. Hari igihe Imana ishobora kugutwara ikaguma ihendahenda za mbabazi zayo. Bibiliya ivuga ngo ubabarire inshuro 7 wongere ubabarire 70. Hari igihe mwazura umujinya w'Imana, aba bakobwa bapfuye, aba basore bapfuye 2015, aba bantu bose bapfuye 2016 2017, n'abandi mugifata ubutegetsi n'ibindi bitero shumwa mwakoze, mukaba muzi ko Imana ubwo ngo mwarayinesheje, mwarayiganjije, yaratsinzwe. Hari igihe buno mwajya kubona mukabona Imana ihagurukanye umujinya n'uburakare, ikubika ingoma y'abadede. 3 yatangiye mu kwa 6 azarangira mu 8, dukoresha umutima wacu mu kwizera imirimo n'ibitangaza Yesu yakoze mu isezerano rya kera, ndetse agakora n'imirimo n'ibitangaza mu isezerano rishya. Nyemerere rero utera agatebe tuvuge noneho duhesha umugisha abari mu kivi, abari mu mujishi no mu nderuzo z'amasengero. Haleluya! Mwami Yesu nashimwe cyane. Uhoraho abwira Aburahamu ngo nzaguha umugisha, nzaguha umugisha. Imana nyir'ijuru n'isi iguha umugisha. Niryo jambo Imana yabwiye Aburahamu mu gitabo cy'Itangiriro 14:19. Imana ibwira Aburahamu ngo Imana nyir'ijuru n'isi, nje ni naho hantu ndi buvuge gusa, nyir'ijuru n'isi. Neva ni umwami w'abadede mu Burundi. Hari Imana nyir'ijuru n'isi, niyo ntangaje niba uteze ugutwi. Nyir'ijuru n'isi, urebe ijuru uko ringana, ryagarandise mu mutima wawe, ryagarandise mu bwenge bwawe no mu bitekerezo byawe. Umwami w'ijuru agrandise isi nanone mu bitekerezo byawe no mu bwenge bwawe. Agrandisa nanone, ukurure, zoominga, fata zoom, ukurure isi yose. Ufata umugabane wa Aziya, wa Afrika, umugabane w'Uburayi, umugabane wa Amerika, ufata ibihugu bikomeye, Shini, Amerika, Uburusiya, India, ibihugu bitunze. Uhoraho abane nawe natwe muri iki kiganiro. Imana ihumugisha Aburahamu, iramubwira ngo mwisi yose nguhaye umugisha, no mwijuru. Imana yaremye isi n'ijuru, niyo igiye kuguha umugisha. Abantu baremye umuduga ariko ntibaremye isi, abantu baremye indege ariko ntibaremye ijuru. Abantu bafite ibihugu byabo bakinga ku manywa bakabikingana nijoro mu ikoranabuhanga cyangwa mu gisirikare. Ariko umugisha ndi gutangaza muri aya mezi 3, ndagira ngo ntangaze umugisha w'Imana ishobora byose, isumba byose. Amen, amen. Ntangaze umugisha w'isumba byose, ishobora byose. Imana yaremye isi n'ijuru, niyo dukorera, niyo dukurikiye, niyo twiringiye, niyo twambaza. Imana isumba byose, niyo iri mu ruhande rwacu, niyo idufasha ukuboko kw'iburyo,
ishobora byose niyo yavuganye natwe, iyaremye isi ikarema ijuru. Tuyifite ntitwifuza uwundi murengezi. Onodi jamais nodi Jésus. Ntabwo twifuza undi mwami. Hari umwami nyirije, uwo ni uzaguha umugisha, uwo ni ugiye kuguha umugisha nupfuka mukizera Imana yaremye isi n'ijuru. Zindi mana ntacyo zaremye, n'ibyo zaremye birabora, birapfa bigashira. Ariko Imana yaremye isi n'ijuru irakorana n'amaboko yawe. Imana yaremye isi n'ijuru irashyira amavuta mu ruhanga rwawe. Imana yaremye isi n'ijuru iragendera mu ntambwe zawe. Imana yaremye isi n'ijuru iganza Uburayi iraguha ijambo, iganza Amerika iraguha ijambo, iganza Afurika iraguha ijambo, iyoboye Aziya iraguha ijambo. Imana yaremye isi n'ijuru. Yesu aguhuze n'iyi Mana. Leta zunze ubumwe zitwa Kristo ziguhuze n'Imana. Hamenye Imana mu isi yayo iguhe rekomandasiyo, iguhe pasiporo yayo, iguhe visa yayo, kandi iguhe visa diplomate, iguhe visa nyaviza mu izina rya Yesu. Utangire kugendana n'Imana, uhoraho ashingura karimbi ku buzima bwawe. Tambuka i Samariya, ukate i Yudaya, ugere ku mpera z'isi mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo uri umuntu, ntabwo uri agafu kw'imvugwa rimwe, nturi n'isina ngufi abantu bagomba gucaho urugoma. Oya, warize primaire urayirangiza. Kubera Imana barakuroze ntiwapfa. Kubera Imana baragusuzuguye, Imana irakubahisha. Kubera Imana barakwanzira gukunda. Kubera Imana ibyo byose bikurwanya, ibi byose biri kuguhiga, ibi byose biri kukugenza. Umva uko Imana ivugana nawe. Bazajya impaka cyane bati uriya ni wa wundi, abandi bati siwe, abandi batasa nawe. Nawe uzaze ubabwire uti ni njye, ijuru ryaranyibutse. Imana ntirobanura abantu ku butoni, ahubwo mu isi yose uyubahira mwemera. Uko waba uri kose upfa kuri. Mu isi baragusuzuguye, famiye yawe kugira yifundigira ibivuzo, diplome yawe abarozi bayihamba mu bimuga, ntiyera ntiyamera. Sura yawe bagusiga icyangira urangwa bidakwiye. Amahera yawe baroga amaboko, bica ibindi bigaca baguteza inyatsi. Umva, uri umurimo w'intoki z'Imana, uri urusengero rw'Imana. Muri aya mezi 3 guriya tapfe mu izina rya Yesu. Ingwe mu buryo bw'impwemu ishushanya ishyari n'injangwe byose kimwe. Teshezerederebo katishizere uzomene yazopaya. Abakurakariye abo bazakorwa n'isoni. Nagira ngo nkubwire ngo igihe kirageze, kandi igihe niki muri aya mezi 3 niba wizeye kwakira igitangaza cyishobora byose isumba byose. Bitebya izera Imana, iringira Imana. Tekeshezerebo izera Imana. Imana yampagurukije ibi bintu ndi gutangaza sa mafi si ifiriti, kandi si ukugira ngo ukunde unyemere. Emera uwantumye, shima uwantumye, unamumenye. Niyo mpamvu no mu biganiro byinshi nakunda kwivuga, mvuga Kristo kuko ni ukwiye kuvugwa. Amazina yanjye nawe ayavuga kuri se ku Mana mu ijuru, naho mu isi haleluya. Dushyiraho nimero ubikeneye turabimubwira. Umwami Yesu ashimwe cyane. Imana iha Aburahamu umugisha. Niyihe Imana muhaye umugisha mu isi no mu ijuru. Kuva mu majyepfo y'ijuru kugera mu majyaruguru y'ijuru, ubumanuko, uburaruko n'ubuseruko mu ijuru, Imana iha umugisha Aburahamu. Umva, uburaruko bw'isi, ubuseruko bw'isi, amajyaruguru y'isi. Donc Imana iha umugisha Aburahamu. Aburahamu ndi kubwira ni wowe. Aburahamu turi kuvugana ni wowe. Aburahamu turi kuganira ni wowe.
wimbwira rero ngo muri Afurika uhaburiye umugisha. Oya, Imana yavuze ngo Imana yaremye isi irema n'ijuru, aho hose ishize open, irafunguye. Niyiguhaye umugisha aho hose. Wajya muri Aziya uri umunyamugisha, waba muri Afurika uri umunyamugisha, waba i Burayi uri umunyamugisha, waba ku mugabane wa Amerika uri umunyamugisha, donc impande enye z'isi uri umunyamugisha. Uri umunyamugisha. Uri umunyamugisha, nicyo cyatumye Imana ikwita izina, iguhindurira izina. Imana ihagararana nawe, Imana ivugana nawe, Imana igendana nawe, amanywa na nijoro irakwimana. Irakwimana ku barozi bari bagusabirije, ku ndwara zari zagushabirije, ku bukene bwari bwagusabirije. Gereza yari yapfukamye bati muduhe, bariya na bara bapfukamye bati muduhe, biriya na biriya biti ni mu muduhe. Ariko Imana irakwimana, irongera irakwimana, irongera irakwimana. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya hehe, bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya, ariko bugacya bukongera bugacya, n'ejo bugacya. Iyo uri mu bibazo abantu ntibakuvugisha, kuko benshi baba bifuza kutabivamo, ariko Imana ihagukuye bati natwe twaragusengeye cyane. Haleluya. Bukongera bugacya, n'ejo bugacya. Wagize ngo Imana izatererana abayo? Wagize ngo Imana izajya kure abayisenga? Wagize ngo Imana nta kizigera ikora muri bije yayo, plan yayo, mu bikorwa byayo? Igiye gukorera i Burundi, igiye gukorera mu Rwanda, igiye muri Afurika, igiye gukorera muri Burkina Faso, ibyo igiye gukorera mu Burayi, nta kimana izakora itatwibiye ibanga. Noneho wowe ubabajwe nuko Imana ivugana natwe, ihangane. Imana yari yambwiye ngo muri aya mezi 3 hinduka Aburahamu wo guheshwa umugisha mu isi yose, kandi Imana yaremye isi n'ijuru niyo igiye kuguha umugisha. Haleluya. Wahambanati, 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 siyabonga. Wabanye natwe, wabanye natwe, wabanye natwe, warakoze. Warakoze mwami, warakoze mwami w'abami, warakoze. Imana yabanye nawe, nubwo uri mu kigeragezo, nubwo uri mu bibazo, nubwo uri mu ngwano cyangwa uri mu ntambara, ariko Imana yabanye nawe kandi iracyabana nawe. Reka twisengera Imana. Ubu butumwa nzabugarukaho ejo, minota ibaye myinshi, sinkunda gukoresha iminota myinshi cyane, ariko turagushimiye ubana natwe ku Mbabazi TV 3. Inkunga ya mbere tugusabye udushyigikire mu buryo ubwo ari bwo bwose, gusengera igihugu cy'u Burundi ndetse n'u Rwanda, Afurika, Burkina Faso. Ubane natwe, tangirana amateraniro natwe, usozanye natwe, nk'uko mu rusengero bigenda. Hano ku Mbabazi TV 3 niko bigenda. Ubwo urumuragwa nibyo, nanjye uzambwira uti pastor, prophète, evangeliste, nifatikanya namwe mu materaniro ABCD, mugabo habura iki ngo nge ndonke. Nababwiye ya mezi 3 ko tuzakiramo umugisha. Ubwo rero uri ambasaderi aho uherereye ku Mbabazi TV 3. Tubera ambasaderi mwiza, ibitekerezo byawe ni ingenzi, ni inyamibwa. Niyo mpamvu dushyiraho na nimero de telefone kugira ngo ibirenze ibyo ubashe kubasa. Kandi turabashimira mwese. Mugume rero mwizere. Uwizera anezeza Imana, utizera ababaza Imana. Uwizera ahimbara Imana, ariko utizera ntahimbara Imana. Niba kwizera kuri muri wowe kandi ukaba wemera ko amasezerano yose agomba gusohora, Imana yakuvuze, kuko hano mvugamo umugisha mu buryo bubiri.
hari umugisha mvuga ku gihugu nkanasengera igihugu, hari n'umugisha mvuga kuri wowe ubana natwe, koko iyi ni famiye, uyu ni umuryango. Cano yitwa Imbabazi. Njye nahawe imbabazi n'Imana, nahawe imbabazi n'Imana, kuko Yesu mu bamideni ntarishyura kubw'amaraso ye yameneye, kandi nakijijwe mfite imyaka 12 niho natangiye urugendo rw'agakiza, kugeza na n'ubu ndacyashimira Umwami, ariko mu bamideni sindarangiza kuryishyura. Ngira ngo rero abasigaye mwese ubona abandi mwideni, wowe nzakwishyura, nintakwishyura ubwo nawe ufite abandi utishyuye, sorry, ariko turagerageza tukiranuke ku kanini na gatoya. Turagushimiye Mwami Yesu, wagendanye n'Abisiraheli ubabera amagara, handi ubabera amafarashi, mu butayu ubaha amazi, mu bugaragwa ubaha amano, bararya baranywa. Iki gihugu aho kiri kunyurura hasi, amavi yacu tuyashyize hasi, ngo Mwami ugitabare nk'ingabo isumba izindi ngabo zose zo mu isi, nk'umutabazi usumba abandi batabazi bose, nk'umukuru w'ibihugu usumba abandi bakuru bose b'ibihugu. Hama hano mwene data nawe reba urwandiko ruri ku mutima w'ibyifuza duha, ibyo ataduha, ibyo atubwira, ibyo atatubwira. Nanjye pfukamye mu mavuta no mu bushobozi no mu butware wampaye, ubwo ugenderera abandi ntumusige kandi umusubize uyu mwene data. Ngaho rero kuniha kwe, gutaka kwe, gusaba kwe ahabwe nawe. Musinyiye nk'umuhanuzi, nawe umuhera ubuntu avuze ko nitubohora uzabohora, kandi nitunaboha uzaboha. Ngiye rero ndamubohoye atabarwe, kuko ari umwe mu baragwa b'ijuru kandi yizeye Imana Data, Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Ndagushimiye rero imvura y'umugisha, izuba ry'umugisha, turinde umwanzi, muhozi w'ishyari n'ibindi byose mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye rero umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe none n'iteka ryose, amen. Ciao ciao, shalom shalom, turabakunda, thank you.